Ese ubona bidakaze ukuntu urubyiruko rwinshi muri iyi minsi rurimo kugana mu biyobyabwenge, imico idasobanutse igaragaza guta indangagaciro za sosiyete ndetse rimwe na rimwe rukagira n'ibitekerezo byo kwiyahura? Ese ubundi ni iki cyihishe inyuma y'ibi bibazo bikaze? Uyu munsi tugiye kuganira ku buzima bw'imitekerereze, aho tudashidikanya ko abenshi muri twe bazi nibura inkumi cyangwa umusore ufite ihungabana cyangwa uri mu nzira mbi bitewe no kwiheba. Ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe cy'urubyiruko gikomeje gufata indi ntera. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kureba impamvu zituma inkumi n'abasore bagwa mu mwijima w'imyitwarire itavugwaho rumwe, aho hiyongera umubare w'abajyanwa mu bigo ngororamuco kugeza ndetse no ku bashaka kwiyaka ubuzima. Turifashisha igitabo cy'abashakashatsi Francis Mark Mondimo na Patrick Kelly cyitwa Adolescent Depression: A Guide for Parents. Ni igitabo gisobanura mu buryo bwimbitse impamvu nyinshi zishobora gusiga urubyiruko mu mwijima w'ihungabana. Niba wifuza kumenya uko ibi bibazo bitangira, uko byiyongera ndetse n'icyo twakora kugira ngo dutabare ubuzima, gumana natwe kugeza ku musozo. Wakanda like kandi ugakora na subscribe niba utarayikora, ubundi ugasangiza abandi ubu bumenyi bushobora kurokora ubuzima bwa benshi. Karibu bantu b'utuntu tw'ubwenge, nk'uko bisanzwe intego nitumenye twirinde tugire ubuzima bwiza. Uyu munsi turaganira ku buzima bw'imitekerereze y'urubyiruko, aho abenshi bibaza impamvu muri iyi minsi ikibazo cy'urubyiruko rwinjira mu biyobyabwenge rukagira imico ihabanye n'iyemewe ndetse n'ibitekerezo byo kwiheba no kwiyahura ari ikibazo cyafashe indi ntera. Ubushakashatsi bwa vuba bwerekana ko hari ibitavugwa kenshi kandi bikomeye mu mibereho n'imitekerereze y'urubyiruko birimo bitera iki kibazo. Uyu munsi rero tugiye kureba mu buryo bwihuse impamvu nyazo zitera ihungabana mu rubyiruko n'ukuntu zihura n'imyitwarire ibabaje tubona buri munsi. Reka twinjire mu kiganiro neza tumenye impamvu 10 z'ingenzi z'ihungabana rikaze ry'urubyiruko nk'uko zigaragazwa n'abashakashatsi. Impamvu ya mbere ni imihindagurikire y'imisemburo mu mubiri. Mu gihe cy'ubwangavu n'ubugimbi, ibyo dukunze kwita adolescence, imisemburo cyangwa hormone biriyongera mu mubiri. Iyo habayeho ibyago byo kutaringanira neza rero, bishobora gutera ibintu byinshi guhinduka n'amarangamutima rero agerwaho kandi bikomeye. Hari n'abagira ingaruka zituruka mu muryango, iyo hari abandi mu muryango bafite ihungabana cyangwa ibibazo by'imitekerereze, bigatuma ibyago byo kugira ihungabana kuri bo byiyongera. Impamvu ya kabiri ni imikurire yo mu muryango. Iyo umwana akuriye ahantu hatamwitaho, hatari urukundo, hahora ihohoterwa, gukandamizwa, ubukene ndetse no kutagira umutekano mu muryango muri rusange, ibyo byose bishobora kumutera ihungabana kuva akiri muto, akarikurana rikazagaragara mu gihe cya adolescence, kuko nibwo aba ashobora kwivugira no kugaragaza ibimurimo. Impamvu ya gatatu ni ihohoterwa ryo mu mashuri no mu muryango. Kuba umwana yarigeze kwibasirwa n'ihohoterwa ryaba iryo ku mubiri cyangwa ku mutima, cyangwa kuba yarabibonye, bishobora guhindura imitekerereze ye bigatuma akunda kwiheba. Kwibasirwa, gusererezwa cyangwa gukorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ndetse no kuba umuntu atisanzura mu bandi, akumva atishimye cyangwa ntiyumva afitanye isano n'abandi, ibyo bita social rejection, bishobora gutera uko kwiheba. Impamvu ya kane ni igitutu cy'amashuri n'amarushanwa. Abana cyangwa urubyiruko bafite ibibazo byo mu mashuri, birimo nk'igitutu cyo gutsinda, kutabona amanota meza, gukererwa, guhatirwa kwitwara neza cyane. Ibyo byose bishobora kubasenyera icyizere. Abo bana rero bashobora gukurana stress yo gutsinda, bakagira amanota mabi cyangwa kwigaya ko ntacyo bashoboye.
Iyo bibaye kenshi rero bishobora gutera kwiyumvamo ko udashoboye cyangwa ko ntacyo uzageraho, bigakurura ihungabana. Impamvu ya gatanu ni imiterere y'umuntu. Hano haravugwa umwana ugira imiterere yo kwiheba byoroshye, kwigaya no kutiyizera n'imyumvire mibi ku buzima. Abana bakurana imico imwe n'imwe nko kwigunga, kutiyakira cyangwa guhora bibaza ko nta gaciro bafite, bagira ibyago byinshi byo kurwara depresiyo. Nanone imitekerereze y'imyitwarire nko kudashobora kugenzura amarangamutima bishobora gutuma umuntu asubira inyuma, bikaba byamworohera ko depresiyo imufata. Impamvu ya gatandatu ni ibibazo bikomeye byo mu muryango bitera abana kwirera. Ubupfubyi, gutandukana kw'ababyeyi, urupfu rw'umuntu ukunda, uburere bubi cyangwa ibibazo byo mu muryango bishobora gutera umwana ihungabana ryihishe, agakura aba umusore cyangwa inkumi yihebye. Urupfu, gutandukana kw'ababyeyi cyangwa kugira umuryango ujegajega, iyo nta nkunga y'umuryango cyangwa umuryango udafite ubushobozi bwo gukemura ibibazo, ibyo byose bishobora kwica ubuzima bw'imitekerereze bw'umwana. Aha hakavugwa cyane ikibazo cy'ingo, aho ababyeyi babana batumvikana na mba, bakagumana bibwira ko kugumana birengera abana, ariko burya abana baba bakurana ihungabana ryihishe. Impamvu ya karindwi ni uguhabwa ibiyobyabwenge cyangwa kwishora mu biyobyabwenge n'inzoga. Ubushakashatsi bwerekana ko urubyiruko rukurira mu miryango y'ababyeyi badahuza, badafata umwanya uhagije w'abana, n'iyo iyo miryango yaba yishoboye bituma abana babura ubuyobozi, bakaba bakwishora mu biyobyabwenge, maze rero bikongera ibyago byo kugira ihungabana ndetse no gutekereza kwiyahura. Byongeye, gukoresha ibiyobyabwenge nk'uburyo bwo guhunga ibibazo ni uburyo bubi cyane kuko bikunze kuba ubuhungiro bw'igihe gito, ariko bikangiza cyane ubuzima bwo mu mutwe. Impamvu ya munani ni ukwigunga no kubura inshuti. Urubyiruko rutagira inshuti, rutishimirwa cyangwa rutumva rufite umuryango cyangwa itsinda ry'abantu barushyigikiye, ruba mu kaga ko kwiheba. Iyo umuntu ahora yiyumva wenyine, adafite aho ashyira ibibazo bye, adafatwa nk'ufite agaciro, akenshi depresiyo iramukomerera. Bantu murera abana b'imfubyi, burya rero muri abantu bakomeye kuko mukora umurimo mwiza, ariko hano muba munafite akazi kisumbuye. Impamvu ya 9 ni indwara zidakira n'ibindi bibazo by'ubuzima. Uburwayi buhoraho nka diyabete, asima, kanseri n'ibindi bishobora gutera umunaniro, gucika intege no gutuma umuntu arushaho kwiheba. Indwara zidakira zibita chronique zituma umuntu yumva ubuzima ari umutwaro. Ibi biterwa no kuba umuntu ahora abona ubuzima nk'ikibazo, atabona icyizere ndetse rimwe na rimwe akumva ko nta cyiza cyo kubaho. Impamvu ya 10 ari naho ruzingiye ni umuvuduko w'imbuga nkoranyambaga n'igitutu cy'imibereho y'abandi. Iyi ngingo tugezeho irakomeye cyane kuko ireba by'umwihariko abana, nyuma ikareba n'ababyeyi kuko bagomba kugira inshingano zo kubafasha mu myumvire. Kureba abandi babayeho birenze uko ubayeho, ukigereranya no gushaka kwemerwa n'abandi. Uyu muvuduko w'ibicicikana ku mbuga nkoranyambaga, igitutu cyo kwishimisha no guhuza n'abandi, ibyo bita peer pressure, igitutu cyo kuba ugaragara neza cyangwa ukwiye kuba nk'abandi, hakabamo n'imyizerere, imico ya bagenzi bawe, imbuga nkoranyambaga, ibyo byose bikuremamo ibitekerezo by'imibereho isumba iyabo. Urubyiruko rukunze guhangayikishwa n'icyo sosiyete cy'abashuti cyangwa media yashyuhiye, rukunda kumva rugomba kuba kimwe n'abandi. Iyo bidashobotse rero rwumva rutameze neza, bikongera imitekerereze yo kwiheba cyangwa kwanga ubuzima. Iyo uwo muvuduko uvuyemo kwiyumvamo gucika intege, kwisuzugura, kutishimira ukuri, bishobora gutuma umuntu ashyira mu bikorwa imyitwarire ihabanye n'imyitwarire isanzwe, iyo twita imyitwarire isobanutse ya sosiyete, gushaka kwirengagiza mu buzima binyuze mu biyobyabwenge,
cyangwa no gutekereza kwiyahura. Zimwe muri izi mpamvu rero uko ari 10 nizo zihurira hamwe zigahindura ubuzima bw'umwana, zikamuviramo ihungabana rikomeye. Iri hungabana kenshi rikagaragara mu myaka y'ubugimbi n'ubwangavu, aho bamwe bishora mu biyobyabwenge, abandi bakagaragaza imico yo kwanga uko baremwe, aho bumva bahinduka ukundi cyangwa ntibiyumvemo indangagaciro za sosiyete barimo. Abandi nabo usanga bafite ibitekerezo byo kwanga ubuzima kugeza n'aho hari abiyaka ubuzima. Ariko rero hano hari inkuru nziza. Depression cyangwa ihungabana iravurwa kandi igakira. Dore ibintu by'ingenzi bishobora kugufasha. Icya mbere ni uko ababyeyi bagomba gusubira ku nshingano zo kubaka umuryango wumvikana, ukumva kandi ukita no ku bana. Ababyeyi bagomba gufatanya kwigisha abana indangagaciro, gutega amatwi abana no kubereka ko bafite agaciro. Icya kabiri ni ukwigisha urubyiruko guhangana n'amarangamutima, nko guhangana na stress, kumenya kuvuga ibibazo no kumenya igihe cyo gusaba ubufasha. Icya gatatu ni ugushyigikira ubuzima bwiza burimo imyitozo, imirire myiza no gusinzira neza, kuko ibi bihindura cyane imikorere y'ubwonko. Icya kane ni ukuganira n'inzobere, cyane cyane inzobere mu mitekerereze n'imyumvire, aba bakunze kwitwa abapsikologe cyangwa abapsychologists. Icya gatanu ni uguhuza n'abandi no kugira inshuti nziza, ukaba mu matsinda y'urubyiruko no kumva ufite abantu bagufasha gukomera. Inama ya gatandatu ni uguhashya ihezwa ndetse n'ihohoterwa aho riri hose, haba mu mashuri, mu ngo no ku mbuga nkoranyambaga. Inama ya karindwi ni ugushyiraho porogaramu zo kwirinda ibiyobyabwenge, hakigishwa ku bana bakiri bato ingaruka zabyo no kurinda imbuga nkoranyambaga n'ibindi byose bigamije gushyira igitutu ku bana. Bigaragaye rero ko imihangayiko y'urubyiruko itaza gutya gusa, ahubwo ni uruhurirane rw'impamvu nyinshi zitandukanye, zirimo imiryango, amashuri, imbuga nkoranyambaga, ibitekerezo by'umuntu ubwe n'ibindi. Ariko iyi nkuru ifite iherezo ryiza iyo habayeho kumva, kumenya icyerekezo no gushaka ubufasha hakiri kare. Ubuzima bwari bwahungabanye bushobora guhinduka neza. Rero nshuti zacu, ikibazo cy'ihungabana ku rubyiruko si ikintu cyo gusuzugura. Iyo tumenya impamvu zitera ibibazo, tubasha no kumenya aho dushyira imbaraga, kandi buri ntambwe ntoya irafasha. Niba uru rugendo rw'uyu munsi rwagufashije gusobanukirwa neza ibibazo byugarije urubyiruko, gira uruhare mu gukwirakwiza ubu bumenyi. Ukande like, usige na comment ivuga icyo utekereza kuri izi mpamvu cyangwa ubundi butumwa bwafasha abandi, kandi ku by'umwihariko ukore subscribe niba utari wakayikoze, kugira ngo utazacikanwa n'utundi tuntu tw'ubwenge dukomeza kuganiraho buri cyumweru. Tuzasubira mu kiganiro gikurikiraho tuzavuga ku byo benshi batitaho ku isuku yo mu kanwa, koza amenyo. Ubundi mugumane natwe, turabakunda kandi mugire ibihe byiza.